mwese abaduteza amatwi turabakiriye kandi turabaramukije mu ndamutso y'umwami wacu ngo Uwiteka abahire. Nkuko twamaze kubibwira, mazina nitwe Yamuremye Bertin, ninge tugiye kubana muri aka kanya, tugiye kwigana icyigisho turi buhe insanganyamatsiko ivuga ngo iteka ryaciriwe ku muzabibu warumbye, cyangwa se iteka umuzabibu warumbye waciriweho. Niryo tugiye kwigana. Turaza kurebera hamwe impamvu ki uwo muzabibu warumbye kandi wamara kurumbwa ugacirwaho iteka. Ese byari bikwiriye kucirwaho iteka? Ese none ni iki cyakorwa kugira ngo umuzabibu udacirwaho iteka? Ese none uwo muzabibu ni iki? None dukore dute kugira ngo twemerwe n'Imana? Ibyo ni ibintu turi burebere hamwe muri magufi muri iki cyigisho tugiye kubanamo. Nkuko twamaze gusenga, reka dutangire. Rero bene data, umuzabibu Imana yawuvuzeho, ivuga impamvu yawuciriyeho iteka, kandi navuga uko uwo muzabibu washushanyaga. Uwo muzabibu ni abantu bayo, kandi Imana ntabwo yanga abantu, ahubwo yanga icyaha. Ariko iyo umuntu akomeje kuguma mu byaha, nkuko Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, bigera n'igihe cy'isarura. Iyo bigeze igihe cyo gusarurwa, urukungu barushyira ukwarwo, bakarurundamo imiba, bakarutwika. Ubwo iherezo ryarwo riba rirangiye. Ariko iyo n'umuntu akomeje nk'uko urukungu rukurana n'amasaka, bakamenya kubitandukanya n'amasaka, niko Imana ijya imenya gutandukanya abayo n'abatari abayo. Niyo mpamvu iyi Imana mu gihe itarashyiraho igihe cy'isarura, birasabwa kugira ngo buri muntu wese arebe niba koko yera imbuto, ni kugira ngo adacirwaho iteka nk'uko umuzabibu waciriweho iteka. Mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 13 umurongo wa 6 hatubwira icyarakaje Imana kigatuma isaba ko uwo muzabibu ukurwaho. Luka igice cyaho cya 13 ku murongo wa 6 haragira hatya hati, kampagire kugira ngo dufatanye. Umurongo wa 6 hagira hatya hati, Luka kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, ubuke araza ushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini, sinzibone. Ubuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nawe arasubiza ati, databuja, ureke uyu mwaka nawo nkuhirire, ngufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Uyu muhinzi nyir'uruzabibu yari afite abakozi, abashyira mu ruzabibu rwe. Amaze gutera imbuto ze, maze ku mwaka wa mbere araza ashaka imbuto, arazibura. Ku mwaka wa kabiri araza, bigeze ku nshuro ya 3 aravuga ati, uru ruzabibu uruce. Iyi ni inshuro ya 3, uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto sinzibone. Urukureho, rwakomeza iki kunyunyuriza ubutaka bwanjye? Umuhinzi aramubwira ati, databuja ndakwinginze, noneho reka nkore iki kintu kimwe, nkuhirire, nkuhingire, shyiremo ifumbire, ahari nutera imbuto noneho uzawuce uwurimbure. Noneho ese Imana yabigenje ite? Uwo muhinzi n'uwo nyir'uruzabibu, ese byagenze bite? Ese yemeye kuhirira? Ese yemeye gutabira? Ese yemeye gutera? Ese byagenze bite? Rwaba rwaranze kumera cyangwa rwarameze ntirwera? Igitabo cya Yesaya igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa mbere haragira hatya hati, reka ndirimbire
umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Impamvu yababaje nyir'uru rutoki twasomye ya mbere nuko yari arufite ku musozi urumbuka, ntabwo byari ibishoboka ko arumbya. Kabiri, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Icyo uyu nyir'uruzabibu yakoze, yashatse umurima wera, acukuramo amabuye ayakuramo, ateramo insina y'ubwoko bwiza, arwubakamo inzu y'amatafari ndende y'abarinzi bo kurinda umusaruro, acukuramo n'urwina rwo kuzataramo umusaruro we, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Ategereje ko azabona umusaruro, agasarura, akeza, agahunika, agatara, akenga, akabona vino, ngo aho kwera inzabibu rweza indibu. Gatatu, ese urwo ruzabibu ni uruhe? Yemwe mwe abaturage b'i Yerusalemu, mwe namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Gatanu, noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura ntiruzicirwa ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda ni insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Imana abo yavugaga ubwoko bwayo, nibo bashushanyaga insina, bagashushanya ubwoko bw'umuzabibu bwiza, ikabiringiramo imbuto zo bagombaga kwera, kwari ugukiranuka, zari imanza zitabera. Ariko aho kubasangamo ibyo, abasangamo kurenganya. Yari abategerejemo gukiranuka, abasangamo gukiranirwa. Abategerejemo amahoro, abasangamo umuborogo. Iyo Mana yari yarazanye uwo muzabibu, irawuzana, iwutera mu isi, ishaka ko yabonamo gukiranuka, igasoromamo imbuto nziza. Nicyo natwe yadushyiriyeho ku isi. Ahantu mbese Imana yakuye uwo muzabibu, iyo nsina nihe? Hari kure hangana iki? Byatuma Imana igera ubwo ibabara, ikarakara, ikicuza impamvu yazanye uwo muzabibu, ikaba igeze ubwo ivuga ngo isenya uruzitiro rwayo, maze abahisi n'abagenzi basorome. Mbese ni iki cyatumye cyakozwe byaba byararuhije Imana ku buryo kigera ubwo ivuga ngo uru ruzabibu ndaruhaze? Zaburi igice cyaho cya 80 harimo aya magambo, umurongo wa 9 haranditse ngo, wakuye umuzabibu muri Egiputa, mwumva ahantu kure yawukuye, nawe yagukuye mu banyamahanga, kure mu bapagani, mu miryango y'iwanyu, mu moko y'iwanyu, aho baterekeraga, abandi bagatukana, abandi bakavuga ryangomba, abandi bakikebagura, abandi basengaga ibyo batazi, abandi bakora ibimenyetso by'imisaraba. Ikuvana iyo mu Egiputa, wirukana amahanga urawutera, maze abari bari mu nzira muri ubu butumwa bavamo ujyamo. Yesu arakumurikira, nawe uhinduka ubwoko bwe. Uharura imbere yawo, nawe ashora imizi, wuzura igihugu. Imisozi itwikirwa n'igicucu cyawo, n'imyerezi y'Imana iterwa igicucu n'amashami yawo.
ugaba amashami agera no ku nyanja, kandi amashami yawo agera no kuri rwa ruzi. Ni iki cyatumye usenya inzitiro zawo ngo abahisi bose bawusorome? Ingurube yo mu ishyamba irawangiza, inyamaswa zo mu gasozi zirawona. Imana ibonye ko ibyo bintu ibyo yari yizeye, ibonye umuzabibu imaze kuwutera, umaze kugara, nawe umaze kwakira ubutumwa, umaze gukira, umaze gutuza, ushize impumu, wibagiwe ibyakwirukansaga, ngo maze noneho ngo icyaje kubaho ni iki? Cyaje gusohora nuko ngo uwo muzabibu wateye igicucu imyerezi y'Imana, abari bari mu nzira batangira kujya babura umucyo bitewe nuko wahageze. Mu gitabo cy'umurimo w'umukirisito harimo aya magambo, paje 285, haranditse ngo kutagira kwiyubaha no kubonera bya Gikristo mu bakomeza isabato. Kutagira kwiyubaha no kubonera mu bakomeza isabato, twe nk'ishyanga biraturwanya kandi bikamara uburyohe bw'ukuri tubwiriza. Twebwe nk'ishyanga ku bakomeza isabato, iyo habayeho abantu bitwa ko bakomeza isabato batagira kwiyubaha no kubonera, twe nk'ishyanga twese hamwe biraturwanya kandi bikamara uburyohe bw'ukuri tubwiriza. Umurimo wo kuyobora intekerezo n'imyitwarire ugomba kwerekezwa ku butungane. Niba abahamya ukuri bose batihatira gukoresha amahirwe n'uburyo bafite ubu kugira ngo bakure bagere ku gihagararo gishyitse cy'abagabo n'abagore bari muri Yesu Kristo, ntibazubahisha Kristo ndetse n'umurimo wo kurengera ukuri. Iyo umuntu atagize kubonera, atagize no gutungana, akaba atagize no kwiyubaha, ibyo bijya binyaga ubu butumwa tubwiriza, bikanyaga ibyo Yesu yavuze, abayoboke be bagasuzugurika bitewe n'abavuga ko bakomeza isabato ariko badafite kwiyubaha ndetse no kubonera, maze ibyo ngibyo bigatuma abantu basubira inyuma. Reka ngarukira aha. Noneho bene data, dufite ukuri 276, dufite ukuri gukomeye cyane, ibyiringiro byahawe no kwizera bitigeze bihabwa abo mu isi, kandi dukeneye kubyereka isi mu miterere yabyo nyakuri. Ntidushaka kwifata nk'abanyura mu isi basaba imbabazi bitewe nuko dutinyuka kwizera ukuri kwera kandi kw'agaciro, ahubwo dukwiriye kugendana n'Imana twiyoroheje kandi tukagira imibereho n'imyifatire y'abana b'Imana isumba byose. Nubwo turi ibikoresho by'ibintege nke, dukwiriye kwifata nk'abitaye ku bintu byungura kandi by'ingenzi bihanitse cyane kandi biteye ishema kuruta imishinga iyo ari yo yose yo ku isi. Bene data, Imana igisuzugurwa, n'abayo bagasuzugurwa, n'iyi nzira igasuzugurwa bitewe nuko abayobotse iyi nzira batigeze bera imbuto, maze ibyo ngibyo bikaza kutubyarira ibibazo bikomeye, bigatuma iyi nzira isuzugurika, ngo maze ubuhake bwa Kristo ntibubonwe uko buri koko. Ibyo nibyo bijya birakaza Imana, kavuga iti nzasenya uruzitiro rwarwo rwonwe, abahisi n'abagenzi barusorome, kandi n'ingurube yo mu gasozi iwangize. Ibibi byose bizaza, maze Satani akwibasire, kandi ku iherezo uzabura ubugingo, nk'uko umutini wabwiwe ngo mu buce urakomeza iki kunyunyuriza ubutaka bwanjye. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 4, paje ya 565,
harimo aya magambo nshaka kugira ngo nsome agira ati 565 haranditse ngo it is a shame to Christian name that so little stability and the true godliness are seen in the life of many who profess Christ. Biteye ikimwaro ku bakirisito bavuga ko bubaha ukuri bakigaragaramo ibigirwamana kandi bakaba bavuga ko bizera kirisito bakaba bizera ibigirwamana. Hari abemera iby'ubupfumu, hari n'abemera iby'ubushitsi, hari n'abandi bajya bemera ibindi bakabikunda kubirutisha Imana. Ibyo byose ngo biteye ipfunwe kubona bitwa abakirisito bagifite ibigirwamana bizera bafite bibitseho kubirutisha Imana. When brought in contact with worldly influence, they become divided in heart. Iyo abona abo bakirisito bahamagariwe kuba mu isi, ujya usanga imitima yabo yaragabwe kabiri. Gihande kimwe gifite isi, ikindi gifite ijuru. Kandi muri iki gitabo cy'ibihamya aratubwira ngo kuba uw'isi igice no kuba uw'Imana igice biguhindura uw'isi inshuro 99. Hepfo harakomeje ngo they lean to the world rather than toward the Christ. Bajya bapfukamira isi bakayiyoboka aho kuyoboka kirisito. Unless there is a powerful excitement to still the feelings, one would never think from their deportment that they love the truth or were the Christians. Ibitangaje noneho hariho imbaraga ikurura ibajyana ibashikururira kubishyika kandi ishobora kuzatuma intekerezo batekereza ko bakwiriye gukunda ukuri cyangwa se ubukirisito. Kimwe muri byo ariko izo ntekerezo ibishyika byabo bigahora bibakururira ku isi. Hepfo ndakomeza harimo andi magambo avuga ngo 490 ibihamya umuzingo wa gatatu. Harimo amagambo nshaka kugira ngo nsome mwumve. Umuzingo wa gatatu page ya 487. None bitwaye iki kutera imbuto? Ese kutazera birangwa n'iki? Haranditse ngo hari icyambere kibiranga no kubura imirimo y'ubugira neza mu itorero. Bihamya umuzingo wa gatatu 382. There have been a great lack of Christian benevolence in the church. Hagaragaye mu itorero kubura ubugira neza mu bakirisito. Those who were the best able to do for the advancement of the cause of God have done but little. Abari beza bari bakwiriye guteza umurimo w'Imana imbere bakoze bito cyangwa se bakoze bike. God has mercifully brought a class to the knowledge of truth that they may appreciate its priceless value in comparison of earthly treasure. Jesus has said to those, follow me. Imana y'inyembabazi yatuzaniye ukuri kubutumwa, yaduhaye ubumenyi bw'ukuri kugira ngo abantu babashe kuba baha agaciro icyo gikorwa kitagira akagero bakigereranyije n'ubutunzi bwo mu isi. Yesu yaravuze ati munkurikire. He is testing them with an invitation to the supper which he had prepared. Ariko tugerageresha igaburo yateguye aduhamagaza irarika rye. He is watching to see what character they will develop.
ahora yitegereza ni iyihe mico abantu bazarema, whether their own selfish interest will be considered of greater value than external life, than eternal richness. Aritegereza akareba Uwiteka ati, ese imico yabo izakuzwa, ese kwikunda kwabo bazakureka bakurutishe inyungu z'iteka ryose. Men of these dear brethren are now by their actions framing the excuse mentioned in the following parable. Abantu benshi bene data benshi bari kujya basarura ikibatsi cy'ibikorwa by'ibyo bakoze, bashizeho bagatanga urwitwazo nk'urwo muri uyu mugani. Then said unto him, a certain man made the great supper, and bade many, and said his servant. Igihe bari kuduha urugero rw'umwami wacyuje ibirori by'umwana we, ngo maze ahamagara abantu, abashyitsi n'abasangwa, ngo buzure mu nzu yo gucyurizamo ibirori. Ngo ageze ku waguze inka, ibimasa aravuga ati ngiye kubigerageza. Ngo ageze ku waguze isambu, nawe ati ngiye kureba ko yera. Ngo buri muntu wese yagiye atanga urwitwazo, ngo byagaragaye ko abantu isi ariyo bashyize imbere kuruta ijuru. None icyo nicyo kibabaza Imana, gituma Imana igambirira iti, noneho ubwo bimeze bitya, mwene muntu ndamusezereye, kandi iherezo rye rirageze. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3, mu bimenyetso bigaragaza ko abantu batera imbuto kandi ko umuzabibu wanze gukura ukaba utera imbuto, harimo kutirinda, kwirengagiza ihame ryo kwirinda. Bihamya umuzingo wa 3 haranditse ngo, to neglect the body is to neglect the mind. Kwirengagiza umubiri niko kwirengagiza intekerezo. It cannot be the glory of God for his children to have a sickly body or to draft mind. Ntabwo byaba binejeje Imana kubona ubwoko bwayo bufite umubiri urwaragura kandi abandi bafite intekerezo z'iminyantege nke. Haranditse ngo hirya cyane 487 haravuga ati, intemperance in eating, even of food of the right quality, will have a prostrating influence upon the system and will blunt the keener and holier emotions. Kutirinda mu mirire, nubwo byaba ari ibyo kurya by'ubwoko bwiza umuntu yemererwa, bizamugaza umuntu kandi bizamukururira mu kwica ihame, kandi bizatuma agira umubiri w'umunyantege nke ndetse n'intekerezo z'iminyantege nke. Strict temperance in eating and drinking is highly essential for the health preservation and the vigorous exercise of all function of the body. Kwirinda guhamye mu mirire no mu minywere ni iby'ingenzi cyane mu kubungabunga amagara yacu, kandi kubigira akamenyero bibyarira umubiri ingaruka nziza. Strict temperance habit combined with exercise of the muscle as well as of the mind will preserve both mental and physical vigor and give power of endurance to those engaged in ministry. Kugira kwirinda guhamye ukabigira akamenyero, bigafatanywa no kugira imyitozo ngororamubiri, bizakomeza ndetse no gukomeza intekerezo, ubwo birimo no gutoza intekerezo gusoma, bizarindira ubwenge n'umubiri, kandi bitanga imbaraga zo kwihangana ku bantu bose biyeguriye uyu murimo. Imana iyo itanze itegeko ryayo aba ari ukugira ngo mwene muntu
abashe kuryumvira. 468 ho haratubwira ngo the only safe course is to touch not, taste not, handle not, eat tea, coffee, wines, tobacco, opium and alcoholic drinks. Itegeko icyaturinda kimwe cyonyine ni ukudakoraho, kudasogongera ndetse no kudafataho, kudakoraho ndetse no kudasogongera kwikawa, icyayi, inzoga, itabi, opium ndetse n'ibindi binyobwa byose birimo alcohol. Ubwo ni nk'ibyo bita za energy drink, bavuga ngo ntibisindisha ariko nabyo byangiza. Iyo umuntu rero ahisamo kwirinda, baratubwiye ngo the necessity for men of this generation to call the aid the power of will, strengthened by the grace of God, in order to withstand the temptation of Satan and resist the less indulged or perverted appetite, is twice as great as it was several generations ago. Abantu benshi abagabo mwene umunyantege nke, mwene muntu w'umunyantege nke wo muri iki kinyejana niwe wunamiwe cyane, niwe ufite intege nke, niwe wunamiwe. Ibi bigaragara bitewe nuko uko mwene muntu agenda asigingira mu kutirinda. Aramutse akomeje kutirinda, yoreho ntabwo yashobora guhagarara imbere y'ibishuko, kuko uko imyaka igenda ibaho ikibi kigenda kidusigingiza, icyaha kigenda kigabanya ubushobozi bwa mwene muntu. Arakomeje harya hati haranditse ngo ministers of Christ professing to be his representative should follow his example. Abakozi ba Kirisito, abantu bose bavuga ko ari abakozi ba Kirisito kandi bakaba ari abahagarikizi be, bakwiriye gukurikiza urugero rwe. Ariko nibitaba ibyo, mwene muntu akaba adakurikije urugero rwe, umuzabibu uzacirwaho iteka. Mu gitabo cya Ezekiel 19 umurongo wa 10 haratubwira aya magambo avuga uko umuzabibu waciriweho iteka. Haranditse harya hati, Ezekiel 19 umurongo wa 10 haranditse harya hati, nyoko yarameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi, warumbutse ukagaba amashami ku bw'amazi menshi. Nyoko yarameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi, warumbutse ukagaba amashami ku bw'amazi menshi, kandi wariho inkoni zikomeye z'imiringiso y'abami. Uburebure bwazo bwasumbaga amashami atsikamye, kandi zikagaragazwa n'uburebure bwazo n'amashami yazo menshi. Ariko waranduranywe uburakari utsindwa hasi, maze umuyaga w'uburasirazuba wumisha amatunda yayo. Inkoni zo kuri wo zikomeye zirahwanyuka maze ziruma, umuriro uratwika. Noneho wateye mu butayu mu gihugu cy'umukakaro gifite inyota, kandi umuriro wavuye mu nkoni zo mu mashami yawo utwika amatunda yawo, bituma ari nta nkoni ikomeye y'umuringiso w'umwami imusigaraho. Ibyo no mu borogo kandi bizagororerwa. Niba Imana ibonye ubwoko bwayo butera imbuto, ikabona n'izari zeze ntacyo zikimaze, iravuze ngo umuriro uzatera kandi uzaturuka no mu biti byayo, ngo kubera ko mwene muntu yishyize hejuru akanga gukora ibyo Uwiteka ashaka, akagomera Imana, maze nuko rero kubwo kutera imbuto maze agahitamo kugendera mu bushake bwe, ibyo bizatuma Uwiteka amurimbura. Noneho mu gitabo cy'ibihamya, mu gitabo cya Matayo igice cya 3
umurongo waho wa 8 ndetse na Luka igice cya 3 umurongo wa 8 hose havuga aya magambo, ariko nge ndasoma Matayo 3 umurongo wa 8 haranditse hatya hati: Yohana igihe yabwirizaga abantu yarababwiye ngo abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arabaza ati: mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Umurongo wa 8 arababwira ati: nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuru. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intore zigezwe ku gishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose paje ya 72 cy'Ikinyarwanda haranditse hatya hati: igihe igita agaciro si izina cyitwa, ahubwo ni imbuto cyera. Umuntu kugaragaza ko ari umukristo ariko akaba atera imbuto, ntabwo azabura ntabwo azareberwa izuba, nk'uko uyu muzabibu Yesu avuze ati: ubu ni ubwa gatatu nza kuwushakaho imbuto ariko nkazibura. Mu bucu urakomeza kunyunyuriza iki? Ubutaka. Mwene muntu udahinduka, wanze guhinduka uko Imana ishaka, agakomeza kugendera mu bushake bwe, agakora ibyo yishakiye, uwo nta kabuza Uwiteka aravuze ngo azacibwa ajugunywe hanze. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo waho wa 5 harimo aya magambo, paje ya 225 hari amagambo atubwira ngo: when we see men family principle fearless in duty, igihe tubona abantu bashikamye ku mahame, babanyamwete ku murimo, zealous in cause of God, kandi babanyamwete kandi ku murimo w'Imana, yet humble, babaciye bugufi, and lowly, biyoroshya, gentle, babagwaneza, gentle and tender, bese boroshye gushyikirwa kandi babagwaneza, patient, bihangana toward all, bihanganira bose, ready to forgive, bitegura kubabarira, manifesting love for soul for whom Christ died, bagaragaza urukundo ku mitima Kristo yapfiriye. We do not need to inquire, are they Christians? Ntabwo dukwiriye kwibaza niba ari abakristo, kubera ko bene abo ngabo bagaragaje ibimenyetso by'uko ari bo. Nubwo baba badafite idini, ariko abo ngabo ngo Kristo bazi ko ari abakristo. Hepfo arakomeza ngo: when men reveal the opposite threats, when they are proud, vain, frivolous, world-minded, avaricious, unkind, censorious, we need not to be told with whom they are associating, who is their most intimate friend. They may not believe in witchcraft, but notwithstanding this, they are holding a communion with an evil spirit. Igihe tubonye abantu batandukanye nabo n'uwo twasomye hejuru, ugaragazwa n'ubugwaneza, kwicisha bugufi, umunyamwete ku murimo, ukunda umurimo w'Imana, ugaragariza urukundo imitima Kristo yapfiriye, wihanganira abandi, uwo nguwo ngo ntabwo tuba dukwiye kwibaza ngo mbese ni umukristo, niwe kuko ibimenyetso yatanze nibyo. Ariko ngo biramambo, iyo tubonye umuntu ugaragaza ibitandukanye nabyo, umwibone, munyagasuzuguro, uvuga ibiteye isoni, ukundi siba mu ntekerezo ze, umunyarwango, utagira urugwiro, udakabakabwa, ntabwo dukeneye kwibaza ngo uwo bateranije ninde cyangwa uwo yifatanije nawe ninde. Mbese inshuti ye y'amagara ni iyihe? Ngo bashobora kuba batizera iby'ubupfumu ariko kandi batabijyamo,
ariko baba bafitanye umusabano cyangwa se umushyikirano n'umwuka mubi cyangwa se daimoni, evil spirit. Ibyo ni ibikwereka ko mwene muntu nubwo yaba agaragaza kwera kw'idini, akaba agaragaza umwete waryo, ariko akaba adafite gukunda imitima Kristo yapfiriye, akaba atagira urugwiro, adashyikirwa, atihangana, uwo nguwo abagaragaje marayika bakorana ko ari daimoni. Nubwo yaba afite atizera iby'ubupfumu, atajya gushikisha, atajya kuraguza, atajya no kubaza, nubwo yaba atabyizera, ariko uwo nguwo nta wundi bafatanije. Mu gitabo cy'abahirwa ni bande, icyigisho paje yaho ya 91, harimo aya magambo atubwira atya ati, paje ya 91, haranditse hatya hati, nyamara abantu benshi bakururwa n'ubwiza bwa Kristo n'ikuzo ry'ijuru, hanyuma bagateshuka bakareka ibyari gutuma ibyo bifuza bihinduka ibyabo bwite. Hari benshi, ndasubiramo, nyamara hari abantu benshi bakururwa n'ubwiza bwa Kristo n'ikuzo ry'ijuru, hanyuma bagateshuka bakareka ibyari gutuma ibyo byifuzo bihinduka ibyabo bwite. Hari benshi bagendera mu nzira ngari batanyuzwe rwose n'inzira bagendamo, abandi nabo bazacibwa. Ngo hari abantu benshi bagendera mu nzira ngari ariko batanyuzwe nayo, bifuza gucika ku buretwa bw'icyaha, kandi bagerageza gukoresha imbaraga zabo bwite ngo barwanye ibikorwa byabo by'icyaha. Bitegereza inzira y'impatanwe n'irembo rifunganye, ariko kunezeza inarinjye, gukunda iby'isi, ubwibone no kumaranira ibibi bigashyira urubibi hagati yabo n'Umukiza. Bahora bagenda muri iyi si, bakabona batayikunze, bakumva baguye nabi, bakumva koko ari bibi kugendera muri iyo nzira bari kubona bagendamo ngari. Ngo ariko ntabwo bajya bayivamo, bakanga guhinduka, bakanga gufatanya na Kristo ngo kubera ibi ngibi. Bitegereza inzira y'impatanwa n'irembo rifunganye, ariko kunezeza inarinjye, gukunda iby'isi, ubwibone no kumaranira ibibi bigashyira urubibi hagati yabo n'Umukiza. Kureka ubushake bwabo bwite n'ibintu bahisemo gukunda cyangwa se gukurikirana, bishaka ko bageraho bemera kwibabaza, nyamara aho niho bagera bagashidikanya, bagateguza, maze bagasubira inyuma. Benshi bazashaka kuyinyuramo ntibabibashe. Bifuza icyiza, bakoresha umuhati ngo bakigereho, ariko ntibagihitemo. Ntibagira umugambi uhamye wo kukibona, nubwo cyabatwara ibintu byose. Kunesha ntigushobora kugerwaho hatabaye gusengana umwete no gucisha inarinjye bugufi kuri buri ntambwe yose. Ubushake bwacu ntibukwiriye guhatirwa gufatanya n'imbaraga z'Imana, ahubwo bukwiriye kwitanga tubikunze kubw'ubushake bwacu. Ibibaye ari ibishoboka ku mwuka w'Imana guhata, kajana ntabwo ibyo byakugira umukristo. Uramutse udacishije bugufi inarinjye yawe, utahaba tabayeho gusengana umwete no gucisha inarinjye bugufi kuri buri ntambwe yose, ubushake bwacu ngo ntabwo bukwiriye guhatirwa gufatanya n'imbaraga z'Imana. Ntabwo Imana ijya yemera kubuhatira, ngo ahubwo bukwiriye kwitanga tubikunze kubw'ubushake bwacu.
niba dushaka kuzagera ku ntsinzi, niba tudashaka kuzacirwaho iteka ry'uyu muzabibu. Bibaye ari ibishoboka ko umwuka w'Imana guhata kajana, akabona ari ngombwa ko akwiriye kuguhata inshuro 100, ntabwo byakugira umukristo ngo uba ukwiriye ijuru. Igihome cya Satani nticyashobora gusenywa. Ubushake bw'umuntu bukwiriye gushyirwa mu ruhande rw'ubushake bw'Imana. Wowe bwawe ntushobora gutuma imigambi yawe, ibyifuzo byawe n'ibyo ubogamiramo bitegekwa n'ubushake bw'Imana. Ariko niba ushaka kugirwa umuntu ufite ubushake, Imana izakurangiriza umurimo. Hakurikiraho gukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Ubwo nibwo muzasohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi, kuko ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Bene data, tuteguriye Imana ubushake bwacu, ntacyo yakora ngo kitunezeze, nta nicyo yakora ngo kidukize. Aho tugana ku musozo, tugiye gusoma isubi imwe, maze dusome n'umurongo wo muri Bibiliya kugira ngo tube tugana ku musozo. Kuko turi kuvuga iteka rizacirwa ku muzabibu, bizaterwa n'uko umuntu yabaye uwo mu itorero ariko ntahinduke, ubushake bwe ntabwegurire Kristo, ngo kandi nubwo Imana yaguhata kajana ngo ntago byaguhindura umukristo, ngo keretse ubushake bwawe gusa ari bwo ugomororeye Imana, maze wamara kubwegurira akaba ari bwo ishobora kugenga intekerezo zawe, akaba ari bwo ishobora kuba wabwira ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abahirwa ni bande? Paje ya 96 haranditse hatya hati: yewe muntu ugishingiye ibyiringiro byawe ku naringe, yewe muntu ugishingiye ibyiringiro byawe ku naringe, uriho urubaka ku musenyi, ariko ntabwo ari wakererwa cyane ku buryo utabasha guhunga kurimbuka kwegereje. Umuraba utari wahorera, hungira ku rufatiro nyakuri. Umwami Imana iravuga iti: dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Nimumpungiraho mukizwe, mwabari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari njye Mana nta yindi ibaho. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Ntimuzakorwa n'imusoni, ntimuzamwara iteka ryose. Bene data, nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa? Ijwi rivugana n'umunyabyaha uyu munsi niryo warijijwe n'agahinda ubwo yitegerezaga umurwa yakundaga, akavuga ati: ayi Yerusalemu, Yerusalemu, wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire, dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Yesu yabonye Yerusalemu isa nk'aho ari icyitegererezo cy'isi yanze ubuntu bwe. Yariraga avuga ati: yo, mbega ngo murabe intumva. Ndetse n'igihe Yesu yariraga ku musozi, iyo Yerusalemu iza kwihana, iba yararokotse icyo cyago. Impano yo mu ijuru yari igitegereje akanya gato kugira ngo Yerusalemu yemerwe nawe. Wa muntu we, Yesu aracyakubwirana urukundo ati: dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye akingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 2. Bene data, bikitwa uyu munsi uruzitiro rutarasenwa ngo ingurube yone, inyamaswa yo mu gasozi n'abahisi n'abagenzi basorome, urasabwa kugira ngo wumve ijwi ryayo uyu munsi, kandi numara kuryumva ntiwinangire umutima.
mu gitabo cya Matayo 11 umurongo wa 28 hari irarika rirarikira buri muntu wese ushaka kugira ngo acikire iteka. Arabwirwa ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Buri muntu wese ararushye kandi akeneye kuruhurwa. Yesu ari kumurarika, arasaba kugira ngo buri muntu wese amugomororere ubushake bwe, amuhe intekerezo ze azifate mpiri, kuko Imana ntabwo yemera guhata, kandi ngo nubwo yaguhata inshuro 100 ntabwo byaguhindura umukristo. Iki gushakaho gusa nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wakiraniwe, aho wagiye wanga utera imbuto kandi yari kwitezeho inzabibu igasanga ari indibu, aho yari kwizeyemo ibyo gukiranuka igagusangamo gukiranirwa, haracyari icyizere ku giti cyatemwe cyashibuka. Ngaho ubwira irarika rigihamagara, nawe ngwino witabe, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Mureke muri izi saha buri muntu wese asabire mu mutima kugira ngo iri teka uyu muzabibu uzacirwaho azarirokorwe, kandi kurirokorwa nta kundi ni ukwemera kwitabira irarika rya Yesu. Kandi iryo rarika rya Yesu ntabwo riruhije, riragusaba kugira ngo wemere ube umugaragu wayo, uyigireho, wikorere umutwaro wayo, kuko Kristo uwo mutwaro utaremereye. Kuko we icyo azakuvunjira, azakwaka umutwaro w'ibyaha, aguha umutwaro w'ubugingo. Ibyo byiringiro nibyo bizakuyobora mu rugendo rwawe rwose. Imana idufashe kandi duhe umugisha, kandi buri muntu wese yemere gucika iri herezo ry'uru ruzabibu rizacirwaho, ahubwo twemere kuba abagaragu bayo, twemere kuyoboka ubushake bwayo, kuko izaduha ubugingo. Niyo yo kwizerwa, izabikora. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu.